Hari abantu benshi bakomeje kunyandikira inbox ko KYC ya SwapFone yaje. Hari impamvu zirenze imwe abantu benshi bamaze kuba bacika intege kuri project ya SwapFone, ariko nanone hari izindi mpamvu zituma abantu bakomeza kuyizirikaho bagakomeza mining ya SwapFone. Reka tugaruke ku mpamvu za mbere zaciye abantu intege. Iyi SwapFone ni project yasohotse itanga ama USDS menshi ku munsi, kubera ko nkanjye nashoboraga kuba nakwinjiza USDS zingana na 13 mu isaha imwe, kandi bakatubwira ko USDS ingana n'idolari kuri resho y'idolari. Hanyuma abenshi bayigiyemo nyuma y'uko SwapFone yigiriye inama yo kulistinga Coin. Pi iri muri coin zifite abanyamuryango benshi, biyemeza gukorera listing coin ya Pi. Ariko nanone ntabwo bigeze batangazwa na Pi ko team nk'abanyamuryango bashya bafunguriwe ku mugaragaro kuri listing iyi coin. Ntago ari Pi gusa, kubera ko na CPEN iri muri coin zifite abantu benshi hirya no hino ku isi, nayo baje kuyilistinga nyuma y'uko CPEN yari imaze gusinyura amasezerano na Wix Exchange. Abantu benshi rero baboneraho kujya muri iyi SwapFone, usibye ko atari zo coin gusa ba listinze, ubwo banafite Bitcoin, ubwo banafite Ethereum, ubwo banafite Tether cyangwa se USDT, bafite Solana, bafite Replay cyangwa se XRP n'izindi coin nyinshi zigiye zitandukanye. Usibye ko ibiciro byazo bijyana n'ubundi n'isoko rusange uko rihagaze, hari aho batagira kwibeshya bikaba bingana. Abayiziritseho rero bayikesha ko hari ibikorwa byinshi yakoze bibereka ko bashobora kubikuza, ari nabo bansabye ko nshobora kubereka uko bashobora gukora KYC cyangwa se know your customer. Ahangaha rero nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi kuri Rugwiro Pro Zone, tuganira ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Reka tubane mu kiganiro cya none, hanyuma tuze gusobanukirwa byinshi kurushaho. Iyo uje hano kuri market kuri SwapFone, ubona ko ushobora gufata izi USDS ukaziguramo coin iyo ari yo yose ushaka, yaba BTC, Ethereum, USDT, Solana, XRP, BNB, Pi Network, CPEN ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, harimo n'iyitwa Link n'iyindi yitwa Grace n'izindi zitandukanye. Ahangaha iyi SwapFone abenshi bavuga ko kulistinga izi coin ko ari ebyiri, Pi ndetse na CPEN, babikoresheje nk'iturufu ryo kugira ngo babone abanyamuryango benshi, maze abo banyamuryango bababyaza umusaruro mu gice kijyanye na ads cyangwa se kwamamaza. Abenshi rero babigarutseho bavuga bati abangaba nta kintu na kimwe bazabagezaho. Aho ngaho hari kuri market, ariko nanone iyo uje hano kuri home usanga hari itangazo rikubwira ko hari KYC usabwa kuba wakuzuza, maze iyo KYC wamara kuyuzuza ukaza kuba wemerewe kuba umunyamuryango wa SwapFone. KYC ifatwa nk'igikoresho gifasha nyir'umushinga kumenya abari mu mushinga bya nyabyo bakora mining. Ni nyuma y'uko mu gihe haminingwaga Bitcoin, abantu benshi baguze amarobot ndetse n'imashini ziremereye zikabafasha gukora mining no mu gihe badahari. Ibyo bigatuma binjiza coin nyinshi, maze nyir'umushinga mu gice cya distribution cyangwa se isaranganya rusange rya Bitcoin ntabashe kubaha coin ku kigero kingana, ahubwo babandi bakoresheje imashini cyangwa se n'amarobot bakaza kubona nyinshi kurusha abandi. Niyo mpamvu rero abenshi bashyizeho igice kijyanye na KYC cyangwa se know your customer. Iyo tuje hano kuri history, igihe cyarageze dutanga izi coin za SwapFone. Umuntu wese wumva nazishaka izi USDS anyandikire, ndaza kuza kumuhaho iza ashobora gutangiriraho. Ku muntu wumva ko yagendana n'iyi project, ndaza kumuha nyinshi pe, zingana wenda n'ibihumbi 10 by'izi coin. Mu busanzwe iyo winjiyemo hano ntago bagira application nkuko hangaha nari mbikweretse. Usabwa kubanza kwemeza utu tudomo dutatu ukayishyira muri telefone yawe, hanyuma ugakora icyitwa add screen, maze ugakora open, ugatangira kumininga USDS nkuko hano babisobanura. Aka kantu nta kindi kavuze, barakubwira bati mu gihe winjiye muri SwapFone na application dufite, urakanda ku tudomo dutatu turi iburyo, ubwo nutu, noneho ukore kuri add home screen, noneho winjira muri SwapFone yawe utangire mining USDS. Ariko twebwe ibingibi kuko twabikoze ntago nza kubigarukaho, nagira ngo mbyereke abashya cyangwa se abakiza muri iyi project. Hano rero twari turimo tugenda duha abanyamuryango izi coin, nawe niba uzishaka uze kuza kunyandikira unyoherereze wallet, hanyuma ngufashe kuzibona. Ziri gutangwa ku bwinshi kandi ziracyahari, ndetse abenshi bashobora kugufasha kuzibona. Ahangaha ku kijyanye
n'inshuti ni abantu uba waratumiye benshi, ubatumira ukanze hano kuri aka link ugakora copy yako. Ubwo ni kuri buri muntu wese udafite umuntu n'umwe yatumiye aze gushyira aka link ke muri comment, abona abantu ubwo bazanye KYC ntawamenya bakiyizereramo, mushobora kubyungukiramo. Ahangaha rero gutumira abantu, kuba washaringa kode yawe bigufasha ko abantu bawe bamenya mining ya SwapFone bakayitangira, maze nawe ukazamurirwa rate cyangwa se ingano wa miningiragaho ku isaha. Izi USDS nicyo iyi tablo iri hano isobanuye mu gice cyo gutumira inshuti, maze inshuti zose watumiye zigahita ziza kuri uru rutonde. Ubwo njye ni 12. Reka dukomereze ku gice kijyanye na wallet. Kuri wallet yabo rero ahangaha ubusabwa kuba warakoze kijyanye na mining, ushobora kohereza, ushobora kwakira, ndetse n'igikorwa cya withdraw ni vuba cyane kigatangira. Bavuze ko kitazatinda, coming soon. Murabizi neza ko byinshi iyo bajya kubikora babanza kuba bakwerekana ko bizenda kuba byaza. Hanyuma reka twimagine ko umaze kubona izi coin ndetse na mining ukabitangiye. Reka twirebere ku gice cya KYC. Hano barakubwira bati SwapFone KYC, bakubwira ko ari Web3 verification kandi ushobora kuyigiraho uruhare. Bakakubwira bati SwapFone ntabwo izigera ikenera ibindi bikoresho bijyanye n'ibyo izindi KYC zikenera, birimo nka governance ID cyangwa se selfie cyangwa se document yawe, ahubwo verification yawe izashingira ku makuru uzatanga nk'igeragezwa, maze ubashe kwemererwa KYC. Hano barakubaza bati bikora bite cyangwa se ni gute wakora KYC yawe. Ubwo turi kwihuta. Hano ni email verification, ugashyiramo amazina yawe ajyanye na test record, ugashyiramo S20 wallet address, ugashyiramo ugahita ufungurirwa nyine KYC NFT, ubundi warangiza ugahita uyikora. Ahangaha kandi nanone bagarutse bavuga bati ku muntu wese wamaze gukora cyangwa se uri full KYC verification required to the SwapFone KYC NFT, this NFT unlock verification logical and dex feature. Ahangaha rero bakomeje bakubwira bati kuri buri muntu wese uraza kuba yamaze gukora iyi KYC biraza kuza gufungura andi mahirwe ajyanye na SwapFone. Aha rero nk'ibisanzwe ahangaha iyo uhakanze ushobora guhitishwamo uburyo bwinshi, ariko ahangaha urabona ko ari ibice bakivuga bati very coming soon. Nk'ahangaha usibye iki gice twebwe twashyizemo cya test participation, ariko ahangaha nka on chain, ahangaha urabona ko bikiri muri pending cyangwa se ntago biraza. Ariko ahangaha nkuko wari ubibonye uraza kuza hano gushyiramo email nkuko bayiguhayeho urugero. Hano ushyiremo amazina yawe yombi, hano ushyiremo address bari kugusaba, then hano ubwo nta kindi uhinduraho kubera ko ziriya zindi ntago ziri gukunda. Ubundi kandi hano kuri start verification kugira ngo mwemere neza ko SwapFone akenshi bitari seriye, hano nta kintu na kimwe ngiye kwemeza. Mureka nkande kuri start verification. Ari abandi bakagombye guhita bambwira ko hari nta mazina nashyizemo. Ahangaha barita bambwira ngo you don't have SwapFone KYC NFT, please visit the SwapFone NFT page and claim your SwapFone KYC NFT to unlock verification. Ahangaha bagahita bakubwira bati go to page direct. Ubundi nakagombye guhita mpisanga, ariko project yabo iteguranya akavuyo gateye ubwoba. Ubwo bigiye kunsaba guhita nkanda hano ahangaha kuri aka kantu kari hano, noneho nsange zino NFT. Hanyuma ahangaha bari kumbwira bati login daily to inner expective SwapFone NFT airdrop. Ahangaha barakubwira ngo kumayininga mu buryo buri consistently cyangwa se bwo guhozaho kugira ngo wakire ibijyanye na NFT nyuma y'iminsi 60 winjira ugakora mining izi SwapFone zawe uzahita uzemererwa. Kandi twebwe hano dufitemo iminsi 21, bisobanura ko dufite iminsi 21 mu minsi 60. Kandi hano batangaje ko usabwa iminsi 60 gusa. Hano hari izishobora kuba za claimingwa ushobora gukandaho. Ahangaha bakakubwira ngo reward only test Mainnet. Ahangaha this NFT unlock access to SwapFone Pay. Nukuvuga ngo buri munsi winjiyemo hari byinshi bizajya bigenda bifunguka. Urabona ko ziracyahari nyinshi hano zitarafunguka. Ubwo murakomeza mukore mining KYC kugeza ubu ngubu ntago irimo gukunda. Niza kuza kuba yakunda turaza kuza kubamenyesha. SwapFone iteganya kuba yazana ikarita nkuko muri aka kantu birimo, hanyuma uhashye akajya yishyura mu buryo bujyanye no gutanga
ATM, hanyuma akabasha guhabwa ibicuruzwa yaguze. Ahangaha rero nakubwira nti kugira ngo KYC yawe ifunguke nuko uraza kuba umazemo byibura iminsi 60 winjira muri mining udasiba, niko itangazo ryabo ribiteganya. Hanyuma kandi ku munsi wa 30 hari ibindi uzafungurirwa bijyanye na gas fee ndetse no gutangira gutradinga SwapFone mu buryo budakata cyangwa se buri zero fees. Ahangaha ni byinshi SwapFone yagiye itangaza, ariko nakubwira nti reka tugumye dutegereze abo ziza kuza kugenda zifunguka. Muratubwira ese wowe iyi mining uyizeye kangahe ku ijana? Uracyayifitiye icyizere? Ka benshi bagitakaje nyuma y'amabara menshi iyi project yagiye ikora. Reka nizere ko buri muntu wese udafite ibijyanye n'aba referral ashobora kuba yashyira akalinki ke muri comment, abenshi bakamwinjiriraho. Urabona ko nkahangaha kuri airdrop ari ibintu bazafungura, kuri referral friend naho ugiye gutumira, kuri market nuko isoko rihagaze, kuri trade no gucuruza, wallet no kureba izo ufite, history n'ibyo wakoze, launchpad nayo ndizera ko batarayikora, nayo ni coming soon. N'iki gice cya kwizi bacyongeyemo nyuma. Hanyuma kandi ubwo ngewe izo mfite ni izi ngizi ziri hano, nshobora no kuba nakorera trade cyangwa se ukaba waguramo nyine izi coin ziri hano nkuko nari mbigarutseho. Reka twe gutinda kuri SwapFone, twikomereze n'izindi update Rugwiro Prozone ikomera za kugutegurira, hanyuma tubane mu zindi update zitandukanye zigaruka kuri blockchain. Ndagushimiye, wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde naho ubutaha.